Reka nkwifurize ibihe byiza wowe wahisemo kubana natwe. Njyewe nitwa Ndiho ku mbuga zose haba hano kuri TikTok ndetse no kuri YouTube. Nkurikirana niba utaramfollowinga, niba utaranakanda subscribe kuri Ndiho official, aho ndavuga kuri YouTube channel naho wansanga ukamfollowinga. Uyu munsi rero nzanye inkuru y'akababaro, by'umwihariko ku bakunda filime nyarwanda ndetse na komedi nyarwanda. Akaba ari inkuru iherereye ku mugabo witwa Dr Nsabi. Uyu Dr Nsabi, reka mbibutseho gatoya ko ari umuhungu watangiriye kuri channel yitwa Irerero TV, aho yari kumwe na Bijiyo Bija, n'umwana witwa Bikokora ndetse n'abandi barimo nk'uwitwa Rusiyani. Uyu Nsabi rero yaje kugira amahirwe yo gukundwa cyangwa se yo kugira iyo fame, aza gukundwa n'abanyarwanda benshi cyane, ariko abikomoye nanone kuri iyo channel, ariko akabifashwamo n'umugabo nanone cyangwa se umusore witwa Danizo. Uyu Nsabimana rero ni umuhungu aka kanya tutasiba kuvuga ko yari inkingi ya mwamba muri komedi nyarwanda ndetse na filime nyarwanda, kubera ko tugiye gutondekanya urutonde rw'abahungu cyangwa se rw'abakomedi bakunzwe mu Rwanda, dufashe 10 yazamo, dufashe 5 yazamo, ndetse na 3 yewe na 2 yazamo, kubera ko ni umuntu wagize entertaininze abantu mu buryo bwose bushoboka, haba hano ku mihanda ya TikTok ndetse na YouTube. Iyi nkuru rero ni y'akababaro, ndayita y'akababaro kubera ko ntabwo tuzongera kumubona muri filime iyo ari yo yose ya hano mu Rwanda, by'umwihariko reka mfate wenda nko kwa Kiramani ndetse n'ahandi, kubera ko uyu Nsabi ni umuntu wagiye ugaragaza kwishongora cyane ku bantu bose bagiye bagira uruhare mu kuba bamuzamura. Ngira ngo hari video mwabonye ejo bundi ari kuvuga ngo wehe nta muntu wigeze umuzamura, we ibyo yabonye niwe wabishyizemo imbaraga, yirengagiza ko hari abantu bakoze cyane kugira ngo abashe kuzamuka. Ibi ndabihuza cyane nuko mu bantu bose bakoranye, usibye uyu Bijiyo Bija nawe wagerageje kuzamuka, ariko nawe yishyiriyemo imbaraga ziwe, ndetse n'akariya kana kabikokora, ariko nako urabona ko tugiye kureba ku rwego rw'imikinire yako ntabwo kari ku rwego nk'urwo kakabaye kariho. Turabizi ko nta zindi cano zindi twamubonyeho nawe abashe kugaragaza impano ye, nta bundi buntu, mbese nyine yabaye wa mwana wo kwirerero gusa. Uyu Nsabi rero nk'uko nabikubwiye ko umuhungu witwa Danizo nawe yabigizemo uruhare, twegeze kubyumva Danizo ari kuvuga uti Nsabi ninjye wamuzamuye, ariko nyuma yaho nta feedback yabyo nigeze mbona, cyangwa se naho nagiye ngerageza kumwaprocinga ntabwo yigeze abasha kunyemerera, kandi naragize uruhare mu kuzamuka kwiwe. Ibi rero nanone ndaza kubihuza cyane n'ibiri maze iminsi biri kuvugwa. No kuvuga Nsabimana yabanje guhagarika filime zose za Kiramani, kubera ko murabizi ko yari nkingi ya mwamba kwa Kiramani, haba muri My Heart ndetse n'izindi. Muri filime zose uyu Nsabimana yari mwamba, yari nkingi ya mwamba, kubera ko nta filime yakorwaga Nsabimana atarimo kandi ari main character. Ejo bundi rero Kiramani nibwo ari kuri kamera ndetse na mikoro yavuze ko uyu Nsabimana yamushyizeho amananiza ku rwego rwo hejuru, aho yamuciye amafaranga we adashobora kubona, aho yavuze ko amafaranga ari kumuca atabasha no kuyinjiza no mu kwezi, arimo no guhemba abakinnyi bose. Nsabimana rero ikintu ngira ngo mvuge ko ibi bintu nuko nyandebeye mu jisho ry'ubupfumu cyangwa se ry'ubupfumurabihe, ndabona ngewe iherezo rya Nsabimana riri kugenda rigana donc riri kugenda rigana nyine aho ibintu byakagombye. Turabizi ko hano mu Rwanda umuntu agira hiti, akaza agahitinga, akantertaininga abantu, agafasha abantu, ariko igihe kiragira akazima kavaho iyo hatabayeho ingamba ndetse n'uburyo bwo guhindura tactique ku bijyanye no kuba mu iki kibuga igihe kirekire. Uyu Nsabimana nkuko ndi kubibabwira nyine, natagira igihinduka nawe arazima. Impamvu ya mbere, niba umugabo witwa Irene Murindahabi ahagurukije proje nk'iriya ntigaragaremo Nsabi, n'uruhare muzi yagize mu kugira ngo Nsabimana agere hariya, Irene akaba ahagurukije proje nk'iriya iremereye kuriya, igaragara kuriya, Nsabimana atarimo, ni ikimenyetso cy'uko uyu Nsabimana yamaze kujyaho akamenyetso gatukura ko gukuba. Ikindi, niba uyu Nsabimana atazongera kugaragara kwa Kiramani, turabizi uyu Kiramani uruhare rwiwe yagize, uburyo acting ya Kiramani yagiye ifasha Nsabimana mu kugaragaza impano ye. Niba rero naho atazongera kugaragaraho, biragaragara ko hano ku imihanda ya TikTok ndetse na YouTube turi kugenda tugira gutya ku buryo twabonagamo Nsabimana. Niba
ha na hariya hose biri kugenda byibana kuri Nsabi, aka kanya akaba yicaye n'ubundi nta proje afite usibye hariya hantu ari gucungira ku irerero, kandi naho nareba nabi kubera ko hariya murabizi ibintu byabo bakora nabyo bizava kuri top, ejo duhite tubona Nsabi nawe aragiye. Reka nihanganishe rero abantu bamukunda, haba kuri iyi mihanda babwira uti nimurire mwihanagure, Nsabimana wanyu aragiye ntagihari, natabebwa cyangwa se nibatamuba hafi ngo bamugire inama yige kubana n'abantu, nawe birarangira. Mu kinyarwanda baca umugani ngo umwana murizi ntakurwa urutozi, uwo ni umwe. Bakongera bagaca undi ngo umwana w'ubwenge cyangwa se umunyabwenge yumvira mu rusaku. Sibyo? Iyo ni imigani ibiri ijya kubivuguruzanya ariko yose ihurira ku kintu kimwe. Niba wumvira mu rusaku wakwirinze kwiriza kugira ngo nyine batazaguma bagira ngo ni bya bindi byawe. Reka turusoreze ahangaha ariko ngusaba kunkandira follow hano kuri TikTok ndetse ukanalikinga video, byaba byiza ukanampa commentaire ukambwira uti ukambwira uko ubyumva nawe kwa. Noneho kuri YouTube naho ni Ndiho Official, naho wansanga naho tukibanira. Njyewe nitwa Ndiho rero, ciao ciao, ndabakunda cyane.